Ndagushuhuje wowe ukurikiye YouTube channel Sobanukirwa, uhaye ikaze kandi kuri uru rubuga tuzajya dusobanukirwa byinshi bitandukanye, haba mu buzima, ikoranabuhanga, umuco ndetse n'imyidagaduro. Nizeye cyane rero kandi ko umerewe neza, kandi niba hari n'ibitagenda neza mu buzima, icya mbere ni ukwihangana, nizera ko bizakemuka mu minsi izaza bikamera neza. Uyu munsi wa none rero, iyo tuvuze icyorezo cyugarije isi, hari icyo wumva cyangwa se wowe ureba iyi foto iri imbere yanjye, byinshi uhita utekereza ku cyorezo cya COVID-19. Uyu munsi wa none rero, gukorora, guhumeka cyangwa se kwitsamura bisigaye ari ikibazo mu bantu. Mu gihe mu minsi yashize umuntu yitsamuraga ukamubwira ngo urakire, naho uyu munsi umuntu aritsamuraho kugira ngo umubwire turakire, ugatangira kwipfuka ku munwa ati korona korona. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye video katwereka uburyo iyi ndwara ibasha kwica umuntu. Turaza kurebera hamwe ese ni gute bigenda bite ngo coronavirus ibashe kwica umuntu. Ese ni ibiki coronavirus ikora mu mubiri w'umuntu bishobora kwangiza umuntu, cyane cyane ko iyi ndwara ihangayikishije benshi ku isi, mu bihugu byose ku isi nta na gihugu na kimwe gisigaye. Ibihangayikishije kurenza intambara zagiye zitandukana hirya no hino mu isi. Dutangira twihuse, abanza mbagezeho ese ubundi iki cyorezo cyaje gute, ni ubwa mbere cyari kije mu isi cyangwa se cyari gisanzwe kibaho. COVID-19 ntabwo ni indwara ziterwa na coronavirus. Iki cyorezo kikaba cyaragaragaye mu Bushinwa mu mwaka w'ibihumbi 2019, ariko si ubu gusa kuko no mu myaka yashize cyari cyabanje kujya kigaragara hirya no hino. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 hagaragaye indwara zaterwaga n'iyi virusi yitwa corona, arizo bitaga SARS cyangwa se Severe Acute Respiratory Syndromes. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 nabwo hagaragaye izindi ndwara zaterwaga n'aka gakoko kitwa coronavirus, bigaragara cyane cyane mu bihugu by'iburasirazuba yo hagati, cyane cyane muri Arabia Saudite. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 aho rero noneho cyagarutse kiri karundura, kije kumara isi. Nabonye ko mu myaka yashize cyagiye gifata ibihugu bigiye bitandukanye, kikibasira ibihugu bimwe ariko ntikigere ku isi hose. Uyu munsi rero ho nta gihugu na kimwe ku isi kidahangayikishijwe n'iki cyorezo. Ubu tuvugana hari abantu 474,000 n'abantu 430 bamaze kwicwa n'iki cyorezo ku isi hose. Mu bantu 9,206,000 n'abantu 609 banduye iyi ndwara. Byumvikana ko bingana na 6% by'abantu bapfa. Abantu 6 mu bantu 100 bandura iyi ndwara bicwa n'iyi ndwara. Igihangayikishije isi rero kandi cyane si uko iyi ndwara ishobora kwica abantu benshi, ahubwo ni uburyo yanduramo byihuse cyane, aho umuntu umwe wanduye iyi COVID-19 aba afite ubushobozi bwo kwanduza abantu nibura 3. Se biterwa n'iki? Turaza kubisobanukirwa rero uraza kugera ku musozo w'iyi video wamaze gusobanukirwa neza se niyo mpamvu iki cyorezo gikwirakwira cyane. Bigenda bite iyo kigeze mu mubiri w'umuntu, cyane cyane ko cyibasira imyanya y'ubuhumekero kurenza ahandi hose.
dukomeze rero turebe ese iki cyorezo iyo kigeze mu bihaha by'umuntu gikora iki. Icya mbere rero, iyi coronavirus iyo ubashe guhumeka amacandwe y'umuntu wanduye iyi ndwara, ahantu hambere ihita yiruka ijya ni mu bihaha, yinjirira ahangaha ikamanuka igenda yirukanka igera mu turemangingo dushinzwe guhererekanya umwuka hagati mu mubiri w'umuntu. Aka karemangingo gatoya gafite inshingano ari aho umwanya umwuka duhumeka mwiza winjirira mu maraso ubisikana ndetse n'umwuka wanduye dusohora hanze, bakita alveolus mu rurimi rw'icyongereza. Akaremangingo rero niko karemangingo k'ifatizo kandi k'ingenzi kari mu bihaha by'umuntu, gafasha umuntu kugira ngo abashe kwinjiza umwuka uve hanze ugere mu maraso ye, kugira ngo ubashe gukorwamo imbaraga umubiri wacu ukoresha buri munsi. Akaremangingo rero kaba gafite icyo twita turemangingo tugakoze dutoya, ndavuga kuri dutatu tw'ingenzi aritwo T2 pneumocystis, cyangwa se uturemangingo dushinzwe gutanga icyo twakwita nka kushe ifasha ibihaha kuba bidafobagana kugira ngo bimere nk'ishashi. Turavuga kandi ku kandi karemangingo kitwa T1 pneumocyte, ariko ariho habera icyo bita gas exchange cyangwa se ibisikana by'umwuka wanduye ndetse n'umwuka muzima duhumeka. Turaza kurebera hamwe icyo twita macrophage, kakaba ari akaremangingo kamwe mu kagize abasirikari b'umubiri w'umuntu gashinzwe kurwanya ibintu byose bibi biturutse hanze y'umubiri. Bigenda bite rero iyo coronavirus igeze hariya muri kariya karemangingo? Bigenda bite rero iyo coronavirus imaze kwinjira mu mubiri w'umuntu? Iyi coronavirus irinjira, ahantu hambere ibanza kujya ni kuri utu turemangingo bita T2 pneumocyte. T2 pneumocyte twabonye ko zishinzwe gukora production of surfactant which is responsible for reduction of surface tension of alveolus. Iyo iyi coronavirus imaze kugera kuri uturemangingo, icyo ikora ni iki? Ituma uturemangingo natwo duhita dutangira gusohora ibinyabutabire twita specific intermediary mediators. Ibi binyabutabire nibyo bigenda bikaza kujya gutabariza nanone kuri cya kindi twakwise macrophage cyangwa se twa turemangingo tumwe dushinzwe kurwanya ibintu bibi biturutse hanze, aritwo tuba turi mu basirikari b'umubiri w'umuntu. Iyi macrophage iyo imaze kwakira ubutumwa buturutse kuri specific intermediary mediators, itangira nayo gusohora ibindi binyabutabire twita interleukin 1 and interleukin 6. Izi noneho rero nizo zikora akazi kose, zikaba ari zo mbi kurusha ibindi byose. Izi interleukin 1 and interleukin 6 zitangira gusohoka muri aka karemangingo, muri alveolus, zijya mu maraso. Iyi ni imitsi itwara amaraso izengurutse kano karemangingo,
ibinyabutabire rero iyo bitangiye gusohokamo, icyo biza bikora hano ni iki? Wakibaza utese bigenda biti? Izi ziraza, icyo ziba zije gukora ni nk'ubutumwa bari abasirikare baba bohereje kugira bajye gutabaza abandi basirikare bari mu maraso, baboherereza ubufasha bwo kurwanya iyi virusi. Bikihagera rero kugira ngo bitabaze ubwo bufasha buboneke, ikintu cya mbere gihita kibaho ni uko iyi mitsi itwara amaraso izengurutse ibihaha itangira kubyimba ikaba minini. Itangiye kubyimba rero ibyo twita vasodilation mu rurimi rw'icyongereza. Iyo vasodilation imaze kubaho, kuvuga ko epeseri y'iyi mitsi itwara amaraso ihita igabanuka, itangira kuba ntoya. Twabigereranya nk'uko wafata itiyo itwara amazi warangiza ukayishyira ku muriro, imaze kuyishyira ku muriro itangira gusa nk'ishonga ku buryo bikorohera, ku buryo ushobora kujombamo ikintu kigatambuka. Uku rero iyo iyi mitsi itwara amaraso imaze koroha hano, ba basirikari babaga mu maraso bashobora gutambuka noneho bakajya gutabara hano mu bihaha ikibazo cyabayeho. Uko gutambuka rero kwabo ntabwo batambuka bonyine gusa, ahubwo n'ayandi matembabuzi aba ari mu maraso agenda asohokamo, agenda ajya aha ku ruhande hanze y'iyi mitsi itwara amaraso ndetse n'inyuma y'ibihaha. Bigenda bite rero? Ayo matembabuzi niyo ashobora gutuma umuntu yanapfa. Bigenda biti? Uko ayo matembabuzi agenda yuzura hano uruhande rw'aka karemangingo, niko agenda aziba uyu mwanya. Akaremangingo nk'uko mukabona kameze, gafite forume y'igipirizo cyangwa se ishusho y'igipirizo. Kabasha kwinjiramo umwuka kagafobagana kakongera kakabyimba. Iyo winjije umwuka karabyimba, usohora umwuka kagafobagana. Icyo gihe rero iyo amatembabuzi yuzuye ahangaha ku ruhande, ntabwo kaba kakibasha kugenda gafobagana ngo kagere mu mwanya wako kageragamo na mbere, ahubwo gatangira kugenda noneho kiyegeranya ku buryo katabasha kongera ngo kagere mu mwanya wako kageragamo. Biba bimeze bite rero? Gatangira kugenda kamera nk'ikibabi cy'umwumbati. Uko ya matembabuzi akomeza kugenda asohoka mu mitsi itwara amaraso yuzura hano inyuma, niko agenda yinjiramo no muri aka karemangingo mo imbere. Iyo yinjiyemo rero haba iki? Bya binyabutabire nababwiye bitangwa na za cells twita T2 pneumocystis, bishinzwe kugabanya ikubanaho cyangwa se kwikubanaho k'utu turemangingo, zitangira kugenda nazo zisohokamo mu gihaha kuko kiba cyamaze kwifunganya kitakibasha gusohoka. Zigenda zisohokamo rero bituma bitera iki? Bituma habaho utu turemangingo dushobora kugenda tuzana ibibyimba. Ibyo bibyimba rero, ibyo bibyimba nibyo bishobora kuzatuma imbaraga noneho igihaha cyakoreshaga kibyimba cyinjiza umwuka kigasubira mu mwanya wacyo ziyongera. Imbaraga cyakoreshaga zikiyongera. Uko ziyongera rero niko zikomeza gusunika aya matembabuzi, kandi aya matembabuzi ari nta handi ari bujye yuzuye ahangaha iruhande rwaho. Uko rero kigenda gikoresha imbaraga nyinshi kandi ntikibashe no gusubira mu mwanya wacyo, niho bishobora gutuma noneho igihaha gicika intege, ntikibashe kwinjiza umwuka nk'uko bisanzwe, ugasanga umuntu
atangiye guhumeka nabi. Ibyo akaba byo twita alveolar collapse. Uko nguko rero uko amatembabuzi akomeza kugenda asohoka yuzura hano ari menshi, igihaha nacyo gikoresha imbaraga nyinshi ngo kibashe kwinjiza umwuka kinawusohore, bishobora gutuma umwuka mwiza duhumeka uri mu maraso ugabanyuka cyangwa se ukaba mukeya, ku buryo umubiri utabasha kubona umwuka ukoresha. Icyo gihe birumvikana neza cyane ko umwuka duhumeka nuba wabaye mukeya, n'imbaraga zizabura, kuko uyu mwuka niwo ukorwamo imbaraga umubiri w'umuntu ugira ute ukoresha mu bikorwa byose ukora. Niyo mpamvu uzasanga umuntu bavuga ati yarwaye COVID-19, mu bimenyetso by'ibanze agaragaza no kugira umunaniro birimo, umubiri we nta mbaraga ugifite, utakibasha kwinjiza umwuka mwiza neza nk'uko bisanzwe ngo imbaraga wakoreshaga zibashe kuboneka. Uwo mwuka rero iyo ubashije kuwubura, cyane cyane bigira ingaruka cyane ku bwonko. Niba ubwonko butari kubona umwuka mwiza ngo ukoreshe bubone imbaraga zihagije zo gukora, icyo gihe nibyo bishobora kukuviramo n'urupfu. Corona rero ikabiguhitanye gutyo mu gihe utabashe kubona ubufasha ngo bakwiteho hakiri kare bitararenga igaruriro. Niyo mpamvu rero mu gihe cyose ubonye ibi bimenyetso by'ibanze uko ari 3 cyangwa se 4, gukorora, kugira umuriro, gucika intege, uribwa mu gatuza cyangwa se no kugira ububabare mu mubiri bisanzwe, ugomba kwihutira kubimenyesha inzego zibishinzwe kugira ngo ubone ubufashwa, usuzumwe hakiri kare, umenye nimba atari coronavirus urwaye, ubundi ubone ubufasha bwihutirwa. Nagushimiye cyane rero wowe warukurikiye channel YouTube Sobanukirwa, nagusaba gukora subscribe, like, comment and share, ubundi tuzakomeza kugenda tukugezaho izindi video zitandukanye. Izi rero zikaba ari incamake z'ibyo tumaze kubagezaho, iyo coronavirus ibasha kwinjira mu bihaha by'umuntu ikamuzaza kugeza yitabye Imana. Zose zikaba ari incamake, ikira witurije, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Tumaze gusobanukirwa rero ko coronavirus yandura ikaba yabasha kwica umuntu, twamaze kubona uko ibi bimenyetso by'ibanze bigaragara cyangwa se aho bituruka. Gukorora twabibonye, umuriro aho uturuka turabitegereje muri video izakurikira iyi ngiyi. Ni ikibazo usigaye wibaza, gucika intege twabibonye aho bituruka ndetse n'ububabare. Video ikurikiraho tuzaba tubabwira noneho ukuntu umuntu urwaye coronavirus ashobora kumva ububabare n'ikibitera. Ndagushimiye cyane rero, komeza ukore subscribe n'undi video zikugereho. Nimba wasobanukiwe ubwo nawe urasobanutse.